Kobwa w'icyamamare Nyambo ni ibintu bimera biti muri societe turimo nyine iri judgment gutyo nko bivuze. Kubimanaginga bisaba nyine ubwenge bwinshi, bisaba kwihangana, bisaba umutima ukomeye muri rusange. Uzahura n'abantu batagukunze bakwereke ko bagukunze, uzahura n'abasore baze kugutereta nkasa uburamo kandi bakwereka ko bashobora kuba bari serious, ukaba wahubuka kandi shaho se nta kibarimo, nta diri barimo, wahubuka gato ugashya. Hari abantu hari n'intumwa zizareka za satani nanone, za satani zitumwe n'izindi ntumwa za satani. Ati wowe ntaguzwi, wowe jyayo ngewe nzakwishyura. Ya making sure ko wowe na Nyambo bigenze uko ubigenze gutya, hanyuma bigenze gutya zabamufashe. Niyo mpamvu rero nibaza kuri mwe bw'abastari noneho deja wowe buri muntu abanakanira avuga ati ngiyewe Nyambo nyine nzature hasi byonya bacaye mwana ati Nyambo rero yemena ngi kwanza. Ibyo bizabagora ko bazatura hasi Nyambo. Ubwo umugabo wanjye wewe bazahana n'uwo mvuga azari umugabo rero. Oya tutarabana ntago azanura hasi. Azari umugabo uretse umuntu muzabana uzamubuza gutura hasi mutarasezera. Yigo Nyambo nukuri nyine nekereje intambara zose mikirwanye. Niba ari ikintu cyanshimishije nibura uko kamike narishimye pe nyine. Oh my god nyambararize Nyambo. Sabe narishimye kubona Miki nyine akoro. Hari abantu babona Miki ari kuri kamera avuga bakamufata nk'ikirara gisazi, bakamufata mu biki. Miki yanyuze mu bintu byinshi cyane bibabaje ku buryo atakureberera ushaka gusenya ibintu byiwe. Ariko Miki respect bro, mbabarira uzahangane kugeza ku mwuka wa nyuma kabisa. Sinzakubone wamanutse wagiye hasi. Uri umukobwa w'indwanyi, ibyo wahanganye nabyo ni warageze kumva ubuzima wabuhaze. Shumi yanjye nicyo gihe cyo kubukunda noneho urabukunze burwanirire mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma tukuri inyuma kabisa.